Haleluya. Amazina yanjye ni Simbaringoma Theophile, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana, nkorera umurimo w'Imana mu rurembo rwa Rubavu, paruwasi ya Bigogwe, itorero rya Lebanoni. Nkaba ndi umuyobozi w'itorero rya Lebanoni, ku mazina bakunze kumenya cyane mwarimu. Kitugejeje ahangaha ni umurimo w'Imana mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Mwafata Bibiliya tugasoma ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cya Esiteri, ni ibice 9 n'umurongo wa mbere. Haravuze ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanze b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, Abayuda bari bo babagiraho ububasha ku banzi babo. Amen. Njyewe uhagaze imbere y'iteraniro kandi turimo tuganira ijambo ry'Imana, mu muhamagaro wanjye Imana yampamagaye nari ndagiye inka. Noneho mu gihe cyo kubatizwa kwanje nagiye gusungera nk'uko abandi baje gusungera ahantu habaye ubukwe cyangwa se ikirori. Nari ndimo mva mu nka mbanjuye amata, numva abapandekote barimo baririmba indirimbo ivuga ngo tugiye iwacu mu ijuru, muze mwisigara, abagezeyo baragwiriye, abandi bari mu nzira. Mbaza abana bari kumwe nanjye aho mu nzira, ndababaza ngo mbese abo baririmba ni bande? Barambwira ngo ni abapandekote bari mu mubatizo. Nanjye manukana aho ngaho nja kureba abari kubatizwa. Mpageze numva nanjye bambatiza, ariko uwari ushinzwe protokoli cyangwa se umudiyakoni arambaza ngo none ko ushaka kubatizwa waba warakurikiranye inyigisho z'umubatizo? Ndamubwira ngo ntabwo mbizi, ariko gusa ndumva nshaka kubatizwa. Ariko icabinteye ni umubabaro nari mfite. Nari maranye igihe indwara imyaka 13. Noneho baramvuje birananirana, ni indwara muzi bita uburgora, barayivura yanga gukira. Noneho kubera umubabaro manuka nanjye nsa n'ugiye kubatizwa, ariko nshaka kwiba umubatizo abarokore cyangwa se abapandekote ngo njyane n'abagiye mu ijuru. Numvaga ko baririmba iyo ndirimbo ko abantu barangiza kubatizwa bava muri Yorodani bakaja mu ijuru. Noneho barambwira bati ntabwo bishoboka, ariko ngize umugisha umupasiteri wari muri Yorodani aravuga ngo uwo mushumba mureke tumubatize, tuzaba turamukurikirana hazabera umukristo. Barambatiza, bamaze kumbatiza ndazamuka nsubira mu nka. Ngeze mu nka abashumba barambaza bati ko watose? Nambaraga igipira kirekire kitagira ikariso cyangwa se ikabutura kubera uburwayi nari mfite. Nari naragwaye igice cyose cyo hepfo c'amaguru kugeza mu rukenyerero. Ariko bashumba ndababwira ngo naguye mu mazi, ntabwo nahuye n'imvura, kuko inzira nanyuzemo nambutse umugezi ngwa mu mazi. Impamvu nari mvuze ngo naguye mu mazi nuko nuko gahunda yo kuja mu ijuru yari ihindutse. Abapasiteri barangije kuva muri Yorodani barasenga, mbona abari bari mu mubatizo turatandukanye. Bamwe bamanuka berekeza za Kadahenda, abandi bamanuka za Busoro, abandi bambuka za Rebero, aho ni muri Nyabiho mu murenge wa Karago. Noneho ubwo ngubwo abashumba bambajije bati ko tubona imyenda yatose. Ndababwira ngo naguye mu mugezi. Impamvu nari mbivuze nuko misiyo yo kuja mu ijuru yari ihindutse. Kubera umubabaro nari mfite numvaga isi nyirambiwe ko ngomba gutaha nkigira mu ijuru kubw'indirimbo abarokore bari kuririmba cyangwa se abapandekote. Noneho abashumba barambwira bati Poli, ariko umudiyakoni wari ushinzwe protokoli nari namubajije ndamubaza ngo none
ko namanutse bavuga ko bagiye mu ijuru bakaba bahinduye gahunda yo kugenda, ntabwo wamenya umunsi bazaja mu ijuru. Arambwira ngo nibatagenda none bazagenda ikindi gihe. Noneho ubwo ngubwo mu gitondo caho ngiye kubona mbona papa araje, ahageze ariko bari bamubwiye ngo babonye mbatizwa. Abantu baramubwira bati yari yarapfuye ariko apfuye bwa kabiri. Papa arabaza ngo none bwa kabiri umuntu apfuye bwa kabiri ate? Bati yari yarapfuye bwa mbere kubera iriya ngwara, ariko bwa kabiri umupandekote hari ibintu bifataga abapandekote, n'abaragiye inka bizamufata yikubite hasi, inka zihure n'ikinyago zo n'ibigori by'abandi cyangwa se ibirayi, inka zawe zihure n'ikinyago tabaranya bitaramufata. Papa araza, ahageze arambaza ati ejo wari uri hehe? Ndamubwira ngo nari nabanjuye amata ku ruhigiro kwa Sinumva yabo. Ariko arambwira ngo none uvuye kubanjura ejo wanyuze hehe? Ndamubwira ngo nta handi nanyuze, nahise ngaruka mu nka ni chance nari najanyemwe amata nakizanye ngiki kiri hano mu kibuga hano aho inka ziri. Arambwira ngo banza umbwire neza aho ejo wanyuze. Abashumba baravuga bati ejo yagiye ajanye amata agaruka ni chance, byumvikana ko aho twari tumutumye yagezeyo. Papa we kubera ko yarazi aho nari nanyuze, amakuru yari yayamenye. Umutima urambwira ngo ibyo ababashumba batamenye papa wawe yarabimenye. Nanje mfata icemezo cyo kuvugisha ukuri nk'umuntu wavuye muri Yorodani. Ndababwira nti ejo nageze ku ruhigiro, ndamanuka nerekeza ku Gifumba, ngeze abapandekote bari kubatizwa nanjye barambatiza. Nyamara nabatijwe nzi ko baja mu ijuru kuko barimbaga indirimbo y'J83 ivuga ngo tugiye iwacu mu ijuru, muze mwisigara, abageze baragwiriye abandi bari mu nzira. Noneho papa arambwira ngo nta mupandekote uragira inka, va mu nka zanje utahe, kandi inka naguhaye ndayikwatse n'inyana yayo. Papa ndamubwira ngo ngewe inka ndaziragira kuko ndi umukristo, sinzongera kwiba ibirayi by'abandi cyangwa se ibigori by'abandi. Arambwira ngo namenya amakuru ko hari ibintu bifataga abapende, bitaramuka bigufashe abandi bashumba badahari, inka zanje zikona zigahura n'ikinyago, va mu nka bitaragufata. Yarashatse kuvuga ko hari imbaraga zabanaga n'abarokore, hari imbaraga zabanaga n'abapandekote. Umunsi babonaga bagiye gutwika impimbi cyangwa se kumena ibicuma, gutwika inanga, nibyo baterekezaga. Umuntu ufashe icemezo cyo guhindukira akaba umurokore ariko yakoreraga nyabingi cyangwa satani, ibyo yakoreraga cyangwa se yakoreshaga barabitwikaga. Noneho babona abapandekote babitwitse bakabona nta mbaraga zibafashe zabaga muri bya bindi bakoreraga, bakavuga bati abapandekote hari izindi mbaraga babana nazo. Niyo mpamvu yaje afashe icemezo cyo kunkura mu nka ze, imbaraga zibana n'abapandekote zitaza kumfata nkikubita hasi. Ndataha, ngeze mu rugo mama arambwira ngo ubaye imbwa. Ndamubaza ngo kubera iki? Sogokuru yari yaravuze ngo tuje twita ku nka, inka ni imodoka y'umuntu utarize, niko batubwiraga muri ico gihe. Noneho mbaho umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane mama ampereza igitebo, ninjye mwana w'imfura mu rugo, nje gukura ibijumba. Mvuye gukura ibijumba ndaza ntambuka, mama yari yicaye ku kigega. Ninjiye mu nzu, abarambwiye ati ngwino hanze nkubwire. Ndagaruka, arambwira ngo nubwo inka bayikwatse ariko Yesu mwahuye. Ndamubaza ngo Yesu twahuriye hehe? Arambwira ngo zamura ico gipira nkwereke. Nzamura umupira, naho y'amazi yanyenyaga ava mu mubiri kubera iyo ngwara nari maranye igihe kirekire. Nageze muri Yorodani, uhereye uwo munsi Yesu duhurira muri Yorodani. Iby'abantu bananiwe, iby'imiryango yananiwe, iby'inshuti zananiwe, iby'amafaranga gananiwe, Yesu arabishobora. Nari ndi gushishikariza kubwira abantu ko ibyo mubona abantu bananiwe, amafaranga akabinanirwa, inshuti zikabinanirwa, n'imiryango ikabinanirwa, Yesu arabishoboye. Ababuze urubyaro, ababuze imibereho, ibyo byose Yesu arabishoboye.
kuko ijambo riratubwira ngo uko yari ari ejo na n'uyu munsi niko ari. Uko yabanye nanje ngahurira nawe muri Yorodani, afata kuri ya maguru y'amazi yanyenyaga, bwa bugora buhita bukira. Mama rero we aritegereza, arareba abona bitakinyenya, arambwira ngo nubwo inka bayikwatse ariko Yesu mwahuye. Azamura ca gipira, arareba abona ubugwayi bwarakize, abona amazi nta kinyenya, biba birumye biratamuka, mbona kwambara ikabutura nambara ipantaro. Ndashimira Yesu rero wangiriye neza. Iby'inshuti zari zananiwe, iby'imiryango yari yananiwe, ibyo papa na mama bananiwe, nageze kwa Yesu arabishobora. Imana nishimwe. Mbonereho kubabwira ko Yesu nta kimunaniye, kandi ijambo ry'Imana turimo tuganira intego yagira avuga ngo iyahabaye ca gihe n'uyu munsi irahari. Twabonye amaboko y'Imana, twabonye Imana ibana natwe, twabonye Imana igitwiza uburwayi. Twari tumaranye imyaka 13, ingwara nayigwaye mfite imyaka 8, nyikira mfite imyaka 21. Ndashimira Yesu wambatuye akankura mu bwo bubata Satani yari yanshizemo bw'ingwara, akora imirimo n'ibitangaza, mbona neza y'Imana. Ijambo ry'Imana dusomye ni inkuru z'Abayuda bari Babuloni, ariko Imana ibana nabo kubwo gusenga. Niyo mpamvu nanjye nshishikariza abantu gusenga no kwegerana n'Imana. Iri jambo ry'Imana ritubwira ku mugabo Morodekayi, rikatubwira ku mukobwa bita Esiteri. Uyu Morodekayi yari se wabo Esiteri, bakiri Yerusalemu. Nebukadinezari yaje gutera i Yerusalemu, arabanyaga, abajana i Babuloni. Bagezeyo, Morodekayi aba umuzamu w'ibwami. Muri iki gihe cya none bavuga ngo umusekirite, arahakora ariko abana n'Imana neza. Mu buzima bwose umuntu harimo yarakwiye kubana n'Imana neza. Niba ari ubuzima buciriritse, niba ari ubuzima buciye bugufi, niba ari ubuzima buzamutse hejuru, umuntu akwiye kubana neza cyangwa se kubana n'Imana mu bihe byose. Amen. Tunejejwe n'Imana mu mutima. Imana yacu igize neza, itwemereye uyu mugoroba tuganira ijambo ry'Imana. Uyu Esiteri yari umukobwa wagiraga icafana cyangwa se agirana isano na Morodekayi, ariko uyu mukobwa yari umukristo, yari inyangamugayo. Umunsi umwe umugabo bita Ahasuwerusi ashakisha gukora ibirori, arangije muri bya birori afata icemezo cyo gutumiramo umugore we ngo aze. Vashiti ngo nawe aze muri ibyo birori, ariko Vashiti arasuzugura, ntiyemera ko cyangwa se ngo yumve inama z'umugabo we ngo aze muri ibyo birori. Birangira Vashiti bamusenze, baramwirukana, ndetse banarabyandika, umwami anarabisinya, kuko itegeko ry'Abayuda ntabwo itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ntabwo ryakukaga. Noneho umwami abaho, ariko ngo umunsi umubabaro umushizemo yibuka ko yari afite umugore. Noneho baramubwira bati, ibisonga biti umugaruye natwe twese twaba dusuzuguwe. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Noneho Ahasuwerusi baramubwira bati, rero tugiye kugushakira umukobwa mwazabana, ariko ntabwo tumuzana ari umwe, ahubwo turabazana ari benshi. Noneho tubashira ahantu tubagerageze, cyangwa se tubashira ahantu bagomba kwitunganyiriza. Noneho barabafashe, barabajyanye, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo
Esiteri nawe mu bakobwa batoranijwe ibwami, nawe atoranywamo, nawe bamuzana ibwami. Bamugejeje aho abana nabo, kubera ko bamwe bageze ibwami batari bahazi, abandi babonye bazamutse mu yindi ntera, batangira kwambara ibyo bashaka, imisatsi bayigira uko bashaka. Ariko Esiteri arangwa n'ubukristo muri ico gihe, aravuga ngo ngende umukristo kandi nzahora ndiwe. Arangiza abana nabo, inkone yari ishinzwe kubarinda cyangwa se ababarindaga, bagumya bagenda bitegereza imico yabo bakobwa, ariko babona Esiteri ni umukobwa udafite imico nk'iyabo bakobwa, bituma bafata icemezo cyo mu kumukuraho. Abandi bari bamusha kumwicaza cyangwa se bamujyana mu cyumba agomba kuza yitunganyirizamo, akihezuriramo, akisiga amavuta. Arahaba. Igihe kigeze babazana ibwami ngo umwami arebemo uwo ashaka. Ba bakobwa bambaye za mini, abandi badefirije, banyuze imbere y'umwami, ntiyagira uwo abonamo. Ariko ngo abonye Esiteri yari yambaye ikanzu ndende, yateze igitambara, yatambutse aririmba indirimbo ivuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwamenya uko biri. Aririmba mu mutima indirimbo ivuga ngo murebe urukundo rukomeye cyane. Araririmba amanuka ku ya 21, aravuga ngo nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringira Imana yacu niyo izakora imirimo. Ngo akinyura imbere y'umwami, umwami amutunga inkoni, ahita amwita izina, amwita Esiteri. Abandi bose bari bamukurikiye, abari bari imbere barahagarara, kuko uw'umwami yashakaga yari amubonye. Noneho Esiteri bamujyana ibwami. Ageze ibwami, Morodekayi aramubwira ati rero tutarava i Yerusalemu, izina ryawe witwaga Adasa, risobanura ibanga. None umwami nawe akwise Esiteri, risobanura inyenyeri. Nuramuka ugeze ibwami, tuzavuga ubwoko bwawe, uzaceceke, uzagira ibanga. Hari umunsi uzarivuga, abayuda bakagira agaciro. Hari umunsi uzavuga ubwoko bwawe, izina ry'Imana rigahabwa icubahiro. Nugera ibwami, ukarya, ukanywa, ugahaga, ntuzamene ibanga. Iri jambo ise amwita Adasa riva ku giti bita umuhadasi. Iki giti bita umuhadasi ni igiti kiba mu butayu, mu gihe cy'izuba no mu gihe cy'imvura. Ni igiti kidahindurwa n'ibihe. Natwe twari dukwiye kuba abakristo badahindurwa n'ibihe. Mu kwezi kwa mbere igiti kiratoshe, mu kwezi kwa karindwi ugasanga igiti kiratoshe. Ngo se wa Esiteri atarashakana na nyina we cyangwa se na mama we, ngo yarahageze abonye ico giti mu kwa mbere, ahagarutse mu kwa karindwi, mu kwa munane asanga ico giti uko yakibonye mu kwa mbere, asanga niko akibonye mu kwa karindwi cyangwa se mu gihe cy'izuba. Aravuga ngo iki giti ntabwo nzi ubwoko bwacu, ariko ngiye kujana ibabi mbibaza abasaza bambwira ubwoko bw'iki giti. Iri babi ngo arigejeje abasaza bari abakomanteri cyangwa se abahanga mu ijambo ry'Imana, ngo abasaza baramubwira bati none kuzanye ibabi rimwe kandi hariho ibindi biti mu ishyamba cyangwa se mu butayu. Aravuga ngo ibindi byose narasanganye iki giti mu kwezi kwa mbere, mu kwa kabiri no mu kwa gatatu, mu kwa karindwi nsanze byarumye nta mababi gifite, ariko iki giti cantangaje nasanze c'amababi nakibonanye mu kwa mbere, mu kwa karindwi nsanga amababi anaracatoshe. Bibiliya itubwira ko uyu mukobwa Esiteri ari ibwami na Morodekayi nawe yari ku irembo. Noneho aramubwira ati rero uzagira ibanga nugera ibwami. Ico yabimubwiriraga cyangwa se ico yabivugiraga ntabwo yari akizi, kuko Imana yacu izi none hacu nejo hacu Imana irahazi. Esiteri ageze ibwami, abaye ibwami, arahabaye,
arahatinda. Igihe kiragera, Moridekayi yakoranaga n'umugabo bita Hamani. Abandi bakorana na Moridekayi bakaja bamwubararira bakamwubaha, ndetse agira amahirwe bamuzamura mu ntera. Ariko Moridekayi we agumya kubana n'Imana yaturukanye nayo i Yerusalemu. Ntiyaca iburyo ntiyaca ibumoso, yubaha Imana uko bukeye n'uko bwije. Umunsi umwe Moridekayi agira umugisha, navuga ngo yagize umugisha kuko Imana yamuhishuriye abagombaga kwica umwami. Aragenda bisobanurira umwami, amubwira inzozi cyangwa se yerekwa yabonye ko hari abantu bafashe icemezo cyangwa se bafashe umugambi wo kumugambanira. Umwami nawe ashiraho abantu bacungiraho Moridekayi yababwiye. Bahageze koko ibimenyetso barabibona, abagombaga kwica umwami barababona, banarabafata nabo barabica. Babyandika mu gitabo ko Moridekayi aburiye umwami mu gihe cyo kwicwa, ariko amakuru umwami yamenya kare. Ariko kugira ngo amenye amakuru nuko Imana yari yamenyesheje Moridekayi, Moridekayi nawe abimenyesha umwami. Iyo bananye n'Imana neza umenya amakuru abantu batazi. Noneho Moridekayi abibwami ntiyazamurwa mu ntera, abaho ngaho arahaba. Igihe kigeze, Hamani afata icemezo cyo kuja kumusaba ibwami kuko amusuzugura, akamwica cyangwa se akamushira ku rubambo. Moridekayi agumya gusenga no kwinginga Imana. Uko agumye kubana n'Imana neza, kuba ubanye n'Imana si byatuma umugambi Satani yashatse gucura atawucura. Ariko iyo ubanye n'Imana neza, Imana ije gusimbutsa imigambi yose mibi umwanzi yateguye. Moridekayi igihe kiragera, Hamani aje ibwami arabisaba, umwami arabimwemerera. Afata n'icemezo cyo gushongora urubambo, aragenda rushingiwe. Noneho afata impapuro azinyanyagiza mu makaritsiye cyangwa se mu migi itandukanye. Noneho amakuru aramenyekana, ariko sitera ari ibwami iyo nkuru ntiyayimenya. Hari igihe umuntu agera ibwami cyangwa se umuntu agera mu gihe c'ibisubizo akibagirwa Imana cyangwa se akibagirwa iyo yavuganye nayo. Ariko Moridekayi amakuru arayamenya. Rya jambo yamubwiye ngo ubike ibanga, hari umunsi uzavuga izina ryawe cyangwa ukavuga uwo uriwe. Noneho aragenda atuma kuri Esiteri, aramubwira ngo noneho igihe kirageze ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Abayuda bamaze kubagambanira, n'inzandiko zaranditswe kandi zisinyigwa ubwami, wari uhari ntiwabimenya. Ariko uyu munsi wa none uramenyeshwa ko ukwiye kugira umumaro mu gihe gisa n'iki. Esiteri atuma abagaragu, arababwira ngo mugende mumubwire ngo ntabwo mperukanye n'umwami, ntabwo bishoboka. Ariko Moridekayi kuko yari yasenze, yabonye inzandiko arasenga, abona ibiteye ubwoba bizamutse imbere ye n'imbere y'ubwoko bwabo, bituma afata umwanya wo gusenga. Abahanga baravuga ngo Imana ivugana nawe, iramubwira ngo nubwo urubambo barusongoye ariko ntacu uzaba, ndetse n'Abayuda Imana izabarengera. Moridekayi atuma kuri Esiteri, aramubwira ngo naho waceceka, ntugire icyo uvuga, ntugire icyo ukora, Abayuda bazatabarwa, ariko weho n'inzu ya so muzagibwaho n'urubanza. Esiteri yumvishe iryo jambo, yibuka Imana yamutabaye cyangwa se yamurengeye ari Yerusalemu mu gihe cy'umwami Nebukadinezari yateraga Yerusalemu. Ararokoka, papa we na mama we barataha, asigara ari imfubyi. Yibuka uwo munsi intambara yabaye, yibuka amaboko y'Imana, yibuka ineza y'Imana, yibuka ukuntu yasigaye nta babyeyi, akaba ageze ibwami. Atuma kuri Moridekayi, tugende mumumbwirire abwira Abayuda n'ab'i Yerusalemu bose, ababwire bose biyiriza ubusa basenge, noneho iminsi 3 nishira nzaje kubonana n'umwami.
barasenga. Nashatse kukubwira ngo wowe uri muri iri teraniro cyangwa se urimo wumva iri jambo ry'Imana, twasomye ijambo ry'Imana ariko turiho umutwe uvuga ngo iyahabaye ca gihe na n'uyu munsi irahari. Hari umunsi wahuye n'amakuba ubona Imana, hari umunsi wahuye n'amadeni ubona amaboko y'Imana, hari umunsi wahuye n'inzara ubona amaboko y'Imana, hari umunsi wari wambaye ubusa ubona Imana irakwambitse, hari umunsi wari uri mu nzu ikode urimo ukodesha, hari umunsi bari bakwandikiye pirive ariko ubona amaboko y'Imana. Nshatse kukubwira ngo niba hari ibiguhagurukiye ntucogore, iyahabaye ca gihe na n'uyu munsi irahari. Nejejwe no kubabwira ko uko Imana yacu yari iri kera na n'uyu munsi ni kwiri. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Esiteri ku munsi wa gatatu arahaguruka aragenda aje kubonana n'umwami. Hari mu gihe kidakwiriye, ntabwo umwami yaramuhamagaye kubonana n'umwami, byasabaga ko abanza kumuhamagara, ariko amasengesho aje atubonanisha n'umwami mu gihe kitari gikwiriye. Imbaraga z'amasengesho nizo nshatse kubwira abantu. Iby'amafaranga yananiwe, iby'inshuti zananiwe, amasengesho arabishobora, kuko umuririmbyi wa 62 mu Gakiza aherutse kurimba aravuga ngo amasengesho niyo agera kure cyane atambuka n'inyenyeri. Ngo umwami akimubona amutunye inkoni, aramubaza ngo ni iki? Abaramubwiye ikiri kumugenza, ati ko ibyo nashakaga kuvugana nawe nabikubwira Hamana hari, noneho mukantegurira umunsi tuzabonana, noneho nkababwira icyo nashakaga kuvuga. Amubwira ati nta kibazo. Abaho umunsi, Esiteri asubirayo. Ngo ariko ngo muri ayo masengesho umwami yabuze ibitotsi, araryama ntiyasinzira. Bamuzanira icyanwa, aravuga ati ntabwo bishoboka, ariko ngo arabaza ngo none mwanzanira ibitabo mukansomera tukamenya abahize imihigo ko bayihiguye, abakora mu turere, abakora mu mirenge, abakora mu ntara, byose barasoma. Ariko umwami amahoro arayabura. Ngo babazanye ibitabo barasoma iby'amateka n'iby'ubucurabwenge. Ngo basomye igitabo cy'amateka basomamo ijambo rivuga ngo Moridekayi yaburiye umwami. Ngo igihe bashakaga kumugambanira, arabaza ngo none Moridekayi muri ico gihe cyose mwamuhembye iki? Aravuga ngo ntacyo bamuhembye, na n'uyu munsi Moridekayi aracari ku irembo. Noneho ngo yumva Hamani arimo agenda mu rugo, arabaza ngo ninde numva mu rugo? Baramubwira bati ni Hamani. Aramubaza ngo nimubwire yigire hino. Ngo yigira hino, ahageze aramubaza ngo uwo mwami akunze kubaha bamugenza bate? Bwati bamwambika ikanzu y'ubwami, bakamwicasa ku farashi umwami agendaho, bakagenda baravuga ngo uwo mwami akunze kubaha n'uyu nguyu. Aravuga ngo nta na rimwe ukuyeho, nta n'iryo ugabanyije, nta n'iryo wongeye. Muhamagare Moridekayi, bamwambike ikanzu y'ubwami, bamwishaze ku ifarashi, umutambagize mu murwa. Mu gihe inzandiko zari zimanitse, mu gihe urubambo rwari rushinze, Hamani afata ifarashi, afata Moridekayi amwicazaho, agenda atambagiza Moridekayi. Mu gihe cyo kwicwa, Moridekayi wagombaga kumwica amutambagiza mu murwa, agenda avuga ngo dore umwami akunze kubaha n'uyu nguyu. Nshatse kukubwira ngo hari ibintu biguteye ubwoba, hari ibintu byaguhahamuye, hari ibintu byagukuye umutima, hari ibintu byatumye uja kure cyane, ariko imbaraga z'Imana ziri kumwe n'abantu bayo. Narindi kuguhamagarira ngo wegere Imana cyane kuruta uko imyambaro ikwegereye. Imana yacu iracakora. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Hamani amugaruye, ageze mu rugo, umudamu aramubaza ati twumvise abantu bavuza induru, twumvise abantu muri karitsiye, ariko ntitwamenye ibyo ari byo, niba ari amakipe yagombaga gukina, ntabwo tuzi ikirori cyari gihari. Arababwira ngo ni Moridekayi wa Muyuda wirigwa ibwami ku irembo, nari ndimo ndi gutambagiza. Umudamu aramubwira ngo none ntabwo waba wamenya amakuru y'uwo mugabo icarico? Aramubwira ngo ni Umuyuda. Aramubwira ngo ubwo ucogoreye imbere ye no kuhagwa uzahagwa.
murakoze. Twari turimo tubwira abantu ngo Imana yacu ishoboye byose. Moridekayi arataha asubira ku irembo. Birashoboka ko wavugana n'Imana ariko wataha ugasanga ibyo bamanitse binaracahari, ariko ntabwo birarangira. Mu gitondo Hamani n'umwami Hasuwerusi na Esiteri bahurira mu nkera, ababwira uko bimeze, ati ikintu cyatumye mbahamagara, ndashaka kukumenyesha ko uyu munsi wa none utangira kwimenyereza ikiriyo cyangwa se ukaja mu kiriyo, kubera ko mu gihe gitoya nanje urambura urapfakara. Umwami aramubaza ngo none wavuye kubonana na dogiteri, wavuye kubonana nande kugira ngo umenye ko urupfu rwawe rukwegereye nkaba ngiye gupfakara? Aramubwira ngo dore uyubona ntabwo nigeze mvuga ubwoko bwanje, nanjye ndi umuyudakazi, kandi dore impapuro zasinyiwe hano ibwami ko abayuda bose bagomba kwicwa, ndetse Moridekayi nawe arimo, nanjye ndi umuyudakazi. Umwami ngo ahita ava mu nkera cyangwa se ava muri iyo nama bari bari kumwe na Hamani, ngo aratambika aja mu isambu. Agezeyo noneho ngo Hamani yikubita imbere ya Esiteri. Umwami agarutse asanga amwubaraye ku birenge. Amwubaraye ku birenge aravuga ngo amakuru namenye nuko impapuro nanditse zemeza ko abayuda bagomba gupfa, na Esiteri arimo, none umugambi wawe urashaka kuwusohoza? Bibiliya iratubwira ngo baramufata, abwira abagaragu baramufata, baramuboha, baramujyana, bamushira kuri rwa rubambo Moridekayi yagombaga kujaho. Ijambo twasomye riratubwira ngo ku munsi wa 13 ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa, ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo basenze birahinduka. Narindi kukubwira ngo wegerane n'Imana kandi ugira ibihe byiza byo gusenga. Hari ibintu babonaga bitahinduka, ariko amasengesho aje ahindura ibyo abantu babonaga bidahinduka. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ndi kugira ngo dusenge Imana kubw'ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Abategeye amatwi ijambo ry'Imana, Imana nibahe umugisha. Ariko umenye neza ko iyahabaye ca gihe ababyeyi batashe, iyahabaye ca gihe uri mu mavumo, iyahabaye ca gihe uri mu mashamba, iyahabaye ca gihe wabuze ibyo kurya, na n'uyu munsi Imana irahari. Ntihagire ibigutera ubwoba, ngwino dusenge, tubane n'Imana yacu neza. Imana yacu iracakora. Murakoze, reka dusenge Imana. Mana turagushimiye, ubaye Imana mu ruhande rwacu, urinze ubugingo bwacu, turakunezerewe, ukoze ibikomeye muri riteraniro. Icubahiro gikomeze kubicawe. Narindi gusenga, nsengera abantu bawe, nsengera abajana abagaragu bawe, nsengera abanyarwanda muri rusange ndetse n'isi yose. Nkwinginga ngo hari abantu bari kubona byanze, hari abantu bari kubona urumambo, hari abantu bari kubona uburwayi bwanze, hari abantu bari kubona abanzi bahagurutse, hari abari kubona inzandiko zanditswe, hari abari kubona babandikiye prive, hari abari kubona ikode ryabananiye, hari abantu bari kubona amashuri byanze, hari abantu bari kubona mu kazi byanze, ariko hari umunsi wabanye nabo. Niyo mpamvu data twongeye gusenga tukwinginga ngo wa munsi wahabaye wongere witamurure, wongere wiyerekane, icubahiro cyawe gikomeze kubana natwe. Urakoze, turagushimiye kuri Imana wumvise gusenga kandi kuri mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu, amen.